ni mwokora mu mavi hose fata ku mavuta. Tugiye kuganira kuri operation ya Miss Rwanda 2022. Tuwe dufate bari batatu bari mfite amakuru ko ari amakuru bari bamaze gutora ngo bakiri muri boot camp. Fata ku mavuta agenda ndabivuga. Andi makuru mfite Linda yavuye muri Miss Rwanda amaze kwimwa ikamba. Pite andi makuru ko ari inshuti Muheto Divine. Mwabonye ko yaje kuri stage, wabonye ukuntu ari yambaye, wabonye kanzu ari yambaye. Iriya kanzu ni se wari wayimuhaye. Zitandukanye yari ifite ukuntu kubyana ku ruhande bisa naho ari ibintu byateguwe. Ariko mwagiye kureba iki? Yefata ku mavuta hari ibyo ndeba nkamenye ngo reka tujye kuri wa mukobwa wari ufite ubumuga bwo kutavuga no kutumva. Ubonye ko byateguwe. Umushinga we yakoze n'uwo. Umushinga sarusha abakobwa bose bafite imishinga. Uri yarakwiye kuba Miss Popularity, ahubwo papa we amakuru yamfite y'imbere nuko yagiye hariya akabwira ko amakamba yose agomba kuyaha umukobwa. Mwebwe ikibazo cyane abanyamakuru ntabwo mugenda muri aho ngaho gusa muri gutwika. Ariko ikintu nagira nkubwire unamenye ni ikintu ni operation ya Miss Rwanda. Tujye kuri Kayumba Darren. Uriya mwana warapaga yari yashutswe ko naza kuririmba ashaka kuza guhabwa igihembo ndetse akagera muri studio ikomeye nari buvuge nzavuga mu gice cya kabiri. Kayumba Darren wowe ibintu yarabye. Reka tujye kuri uyu Maurizia yajyanye icyizere yabwiwe. Yajyanye icyizere muri bootcamp. Cyagombaga kuba cyamujyana no kuri kuba Miss Rwanda, ariko kubera icyo atemeranyije n'abategura Rwanda Special Backup bategura Miss Rwanda, hari icyo atemewe. Niyo mpamvu uriya mwanya ugomba guhabwa uyu Maurizia muri abakobwa batatu, hanyuma iyo nshuti Muheto akaza kuba Miss of Popularity, hanyuma Miss bugahabwa uriya mwana w'umukobwa ntabe first second runner, ntabe igisonga cya mbere, kubera ko ni ibintu byateguwe. Abanyamakuru ujye muransetsa. Ni ibintu byateguwe birakorwa. Ngiye fata ku mavuta rero nakora ibintu nategura ugasanga ngo baramvuga nabi. Ntawe uzamvuga nabi, nzabivuga. Jenze nzagenda nkore kiganiro kirahari. Ndi CEO wa 3D TV, nkora kuri Flash, Radiant TV nkimanukira. Gaye ngo none mwebwe manze mugende mumenye ngo kubera iki yahawe amakamba abiri Muheto Divine. Murakoze cyane. Nagiye kandi ngiye muri Flash